Ingingo n'ubundi rebana n'ubuhinzi. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yatangaje ko guhera muri uyu mwaka wa 2023 muri gahunda y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo hongerewemo ibishyimbo na soya mu gice cy'ubuhinzi n'amafi n'ibimasa mu gice cy'ubworozi. Ibi kandi bikaba byatangaje ko bizakomeza guha amahirwe abahinzi n'aborozi ngo bakomeze kwitabira gahunda y'ubwishingizi mu ngeri zose hatagize ibihingwa cyangwa amatungo bisigara inyuma. Ibi kandi ngo bizanatuma umubare w'abashora imari muri uru rwego nabo barushaho kuba benshi kuko uruhererekane n'inyongeragaciro mu buhinzi n'ubworozi rwishingiwe. Nego umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ushinzwe uruhererekane n'inyongeragaciro Gustave Nshimiyimana nabyo agarukaho avuga ko kongera umubare w'ibihingwa n'amatungo byishingirwa bizongera abashoramari mu buhinzi n'ubworozi. Impamvu yatumye twongera muri no gahunda yatekana umuhinzi n'ubworozi ibindi bihingwa ndetse n'amatungo, icyambere nuko hari ibihingwa byagaragaje yuko nabyo urebye uko abanyarwanda babihinga, urebye imihindagurikire y'ikirere, ukareba ibihombo abahinzi bagenda bagira, byabaye ngombwa ko n'ibyo bihingwa cyane cyane navuga nka soya n'ibishyimbo nabyo byiyongeramo kugira ngo nabyo abahinzi babihinga bizere neza yuko bashobora kubona umusaruro wabo batekanye, kandi no mu gihe bagize ibihombo babe bashobora kuba hari ubwishingizi bushobora kuba bwabagoboka. Ni muri urwo rwego rero no ku bijyanye n'amatungo naho yaba amafi, muri no minsi turimo turabona abashoramari benshi batandukanye bagenda baza mu ruhererekane nyongeragaciro rw'amafi. Tukabona rero kugira ngo n'ubundi iyo mushoramari aje abakorana n'ibigo by'imari bitandukanye ko nabyo kugira ngo byizere neza ko umuntu azunguka atazagira ibihombo, twabonye ko ari ngombwa yuko kugira ngo tuzamure n'uwo musaruro w'amafi ari ngombwa yuko nabyo byakwinjira muri gahunda kugira ngo twizeze umushoramari, dutekanishe umushoramari ariko dutekanishe n'ibigo by'imari kugira ngo nabyo byizere yuko nibishora amafaranga cyangwa nibiha umushoramari amafaranga bizizere neza ko bazishyurwa. Harimo rero no kongeramo n'ibimasa. Ibimasa nabyo twajasanze kugira ngo twongere inyama zijya ku isoko kuko yaba abanyarwanda uburyo bitabira kurya inyama yaba se n'amasoko atandukanye dufite hanze y'igihugu, ni ngombwa yuko n'umuhinzi umworozi wabashoye mu bworozi bw'ibimasa nawe ashobora kunguka, ariko birumvikana nyine ishoramari ry'iki gihe uko rikorwa nuko umuntu ajya mu kigo cy'imari. Iyo agiye mu kigo cy'imari rero biba byumvikana yuko aba agomba kubona cya gishoro, ariko n'abanki nayo ikizera yuko umuntu n'ubundi nawe agiye kunguka, ariko ni mu gihe byaba yatungutse akaba ashobora kuba yagobokwa. Aho ku ngingo irebana n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, reka tugende no ku bijyanye n'umutekano. Polisi y'u Rwanda yagaragaje abantu bakurikiranyweho kwakira ruswa no gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga z'agateganyo ndetse n'iza burundu mu buryo butemewe n'amategeko. Hari n'abasivili ariko nabo bakurikiranyweho gutanga iyo ruswa. Turi kumwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera. CP, aba bantu bagaragajwe bari mu bihe byiciro ndetse n'uburyo bafashwemo? Bane ni abapolisi, babiri ni abaturage cyangwa se ni abasivili. Akaba ari ikibazo tumaze iminsi dukurikirana kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 12 k'umwaka dushoje. Akaba ari bwo twabonye ibimenyetso bimusiga no kubafata. Bakaba rero baragize uruhare mu gukorana, abo basivili bakora nk'abakomisiyoneri bagenda bagashaka abapolisi nyine bakora muri iyo serivisi, bakabashakira abantu bakumvikana, bakabashakira uburyo bakora ibizamini, bakwiyandikisha, bakabaha kode, bagashakisha uburyo bakorera izo mpushya zo gutwara z'agateganyo zo gutwara ibinyabiziga bimaze gutsinda kiriya kizamini kijyanye n'amategeko. Ibyo byose rero bikaba binyuranyije n'amategeko kubera ko uburyo bwo gukora ibizamini burazwi, uburyo bwo gukora izo mpushya burazwi, uburyo bwo kuzibona burazwi, nta wundi muntu ugomba kunyuramo. Imirongo irafunguye ubu noneho ubuziraherezo, twarabivuze mu mpera z'uyu mwaka kuva mu kwezi kwa 11 kugeza uyu munsi. Nta mbogamizi hari mu kwiyandikisha, nta mbogamizi hari mu gukora. Umuntu upfa kuba bavuze igihe uzakorera n'aho uzakorera, polisi yo gahunda ikabibahiriza. Ntabwo rero ibikorwa bya ruswa tuzabyemera, haba ari mu bapolisi ariko n'abo bantu bakorana baza birirwa bashakisha bigira abakomisiyoneri, bamenye yuko
ibyo bakora bitemewe. Abo bapolisi bane bo bari basanzwe bakora mu bijyanye no gukoresha ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga? Babiri muri bo, abandi nabakora mu yandi mashami cyangwa se mu zindi unit, bandi babiri bigaragara ko bari baziranye nabo ngo babikoragamo ndetse bagakora nabo basivili kugira ngo babageze. Babiri rero bakoraga muri iyo serivisi yo gutanga ibizamini, ariko abandi babiri nabo bari bahuriye nabyo, ari nabo bakoranye nabo basivili kugira ngo babakiteho nyine babashakisha. N'ubukomisiyoneri nyine abantu babakora bakanyura mu bandi kuzarinda bagera ku wundi muntu wari mushobora kuba yatanga iyo serivisi cyangwa se wabishobora kubikora. Byagenze bite kugira ngo amakuru amenyekane batabwe muri yombi? Dukunze kubwira abantu n'ubu badukurikiye ko ibyo abantu bakora ibyaha bakora byiza, ubundi ntabwo bishobora kuyoberana, kubera ko ukora ibyaha abafite uwo babikorana agira babibwira, ukora ibyiza nabyo biba bigaragara. Ntabwo amakuru ye turamenya, duhabwa amakuru n'abaturage, duhabwa amakuru n'abandi bantu dukorana. Ntabwo ari ibintu nk'ibyo biyoberana Ferdinand, ibyo nibyo twabwira abantu, kubera ko abibeshya yuko bazakora ibintu bikayoberana, urumva ntawe ikintu kidufata amezi nk'aha 6 tugikurikirana tukarinda tukaba ku bimenyetso, wumve ko ari ubudeni buhambaye dukora kugira ngo tuzarinde tugwa ku muntu tubafata. CP John Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, turabashimiye. Murakoze cyane. Yego Ferdinand, reka amakuru tuyakomereze mu majyaruguru y'igihugu, aho abatuye umusozi wa Bushakirehe uri mu murenge wa Rusarabuye mu karere ka Burera basaba ko bakubakirwa ishuri hafi yabo kuko abana bagikora ingendo ndende bajya ku ishuri. Ni inkuru irambuye na Mbarushimana Pio. Turashaka kugira ngo hano hegere ishuri ku buryo urabyuka uramuprotokora, urabona amazi ni kure, none wamara kumuprotokora ukamwohereza ku ishuri ryabugenewe riri hafi hano. Bushakirahe n'umusozi uri mu bwigunge, abawutuye nta gikorwa remezo na kimwe bafite byagera ku bana b'inshuke n'abagejeje imyaka yo gutangira amashuri y'ibanze. Ibikaba ihurizo rikomeye kuko bakora urugendo ruri hejuru y'amasaha 2 bajya ku ishuri. Bari kwiga bibagoye kuko umwana nimba agomba kugerera ku ishuri saa 1:20 akagerayo saa 3 saa 4 yakererewe, urumva no gufata ntago azajana na mwarimu, hari ibyo mwarimu azigisha bimusige. Usasange mwarimu yarangije chapitre yafashe ikindi gitabo, usange ari gusigara ari kudindira. Ujya kumva abandi bafite amarerero, bafite gardienne zizwi, ariko icyo kibazo ni ikibazo gikomeye. Ahantu abana biga sinzi naho amashuri bayakoretse bagaze hariya, hano uyu musozi uragukingirije. Abandi bagiye bashaka amarerero ya VUP, na rya shuri wumva ngo nyine amarerero kumva ahantu hose arahari yo mu mago. Inaha ntayo, umwana atangira afite imyaka 7 gusubiza hejuru, ugasanga niyo ageze no ku ishuri kugira ngo azamenyane n'abandi bana batangire mu marerero, ugasanga ni ikibazo kumunyuzura n'iki bikamwangisha ishuri. Niba yageze mu bandi bana akabatinya atarasanganywe nabo, ishuri ntago azarikunda neza. Bushakirahe hari abantu 6 bonyine barangije amashuri yisumbuye n'abandi 3 bize kaminuza, abandi bacibwa intege n'ingendo ndende bakava mu ishuri imburagihe. Niba umwana tugiye ku ishuri azirirwa azerera, niho hahandi babiteguye mayibobo kuko nta kindi umwana apfa akiri mutoya. Umuyobozi w'akarere ka Burera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mwanangu Theophile avuga ko ikihutirwa bagiye gukora ari ugushakira abana b'inshuke ishuri. Amashuri akikije uriya mudugudu wa Gitovu mu by'ukuri kuhagira biragoye, nabyo biri mu bintu dushyizemo imbaraga muri gahunda y'ibikorwa, nacyo turagishyira imbere kugira ngo babashe kubona iryo shuri ry'incuke rirakenewe. Aho riri mu murenge wa Kerubira n'Imbibi muri Ruyange harimo urugendo rurerure, ntabwo abana b'incuke kuko babasha kuhigira. Twakorana n'abanyamadini n'amatorero abadutize mu mazu bafite, twatangiriraho iryo shuri mu gihe tugishaka wenda mu buryo burambye aho twakubaka iryo shuri. Bushakirahe n'umusozi uri mu mudugudu wa Gitovu mu kagari Kandago mu murenge wa Rusarabuye, utuwe n'abaturage barenga 600. Mbarushimana Pio, Bushakirahe muri Burera. Urakoze cyane Pio. Kuri ingingo y'uburezi kandi kuri yo gatanu, abanyeshuri biga ku mashuri mu mashuri yisumbuye bakomeje kujya ku mashuri bigaho ku ngengabihe uyu munsi, nuko harimo kugenda biga ku bigo by'amashuri byo mu turere twa Muhanga, Nyamagabe, Rulindo, Gakenke, Karongi, Rutsiro, Ngoma na Kirehe. Ikigo gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyashyizeho gahunda zikurikizwa n'abanyeshuri basubira cyangwa se bava ku mashuri, aho bahurira
ahantu hamwe imodoka zikahabasanga zikabatwara mu rwego rwo kwirinda ko kugenda kwabo byabangamira gahunda zisanzweho zo gutwara abantu. Abanyeshuri batuye muri Kigali cyangwa se abahanyura bajya kwiga mu ntara bari basanzwe bahurira kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ariko ubu ngubu kuko muri iyi minsi stade irimo gusanwa ubu barimo guhagurukira kuri IRK ku Gisozi. Ku munsi w'ejo hashize kuwa kane abanyeshuri basubiye ku mashuri na abajyaga kwiga mu turere twa Nyaruguru, Huye, Nyabihu, Rubavu, Musanze, Rwamagana, Kayonza, naho ejo kuwa gatandatu hazagenda abo muri Nyanza, Kamonyi, Gicumbi, Nyamasheke, Rusizi, Gatsibo na Nyagatare. Hanyuma ku cyumweru hazagende abo muri Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro, Gisagara, Ruhango, Burera, Ngororero na Bugesera. Amasomo yo azatangira kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Hari ibitekerezo byamaze kutugeraho. Uyu witwa Haimana J Poli yagize ati abapolisi bafashwe nibahamwa n'icyaha bazahanwe by'intangarugero kuko si umuco nyarwanda kandi n'abandi bagomba kureberaho. Undi yitwa Iremi Kwishaka Viateur yagize ati mu by'ukuri ni by'agaciro gakomeye cyane kuba leta yacu ikomeje gushaka ibisubizo birambye ku byangombwa by'ubutaka, twabyishimiye cyane. Ubwo ibyangombwa bigiye kujya bitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Habakubaho Norbert nawe yagize ati ndi Buyoga, gahunda ya tekana muhinzi ni ingenzi kandi twishimiye ko hari byongewe muri tekana muhinzi mworozi. Abandi baduhaye ibitekerezo harimo uyu yitwa Kwizera Jacques yagize ati ndabumvira Busasamana, tudukunda amakuru ya Radio Rwanda. Ntirampeba Ernest nawe yagize ati ni yarimbuye, niko yatubwiye ko yarimbuye ahantu hose batabona ishuri ry'incuke barimo guhomba pe, ubwo rero bagomba kuyubaka, niko yatubwiye. Twikunde Celestin ari Nyabihu yatubwiye ko ati mu by'ukuri twishimiye iryo koranabuhanga mu kubona ibyangombwa by'ubutaka, byari bitugoye cyane. Twerekeze noneho mu karere ka Nyabihu aho uyu Twikunde Celestin aherereye. Adamzi mu karere ka Nyabihu aborozi b'inka mu nzuri za Gishwati mu murenge wa Muringa muri Nyabihu barishimira ko umukamo wiyongereye n'igiciro kikaba ari cyiza. Hejuru y'ibyo rero banejejwe no kuba batakivunwa no kugeza umukamo w'amata yabo aho utunganyirizwa ku ruganda, kuko Mukamira Dairy iza kuyifatira ku ikusanyirizo riri hafi y'ibikuyu bororeramo. Inkuru irambuye na Freddy Ruterana. Mu nzuri za Gishwati muri Muringa aborozi b'inka dusanze bari gukama, barishimira umusaruro wiyongereye, ikirere cyababereye cyiza kandi banejejwe n'igiciro uko gihagaze. Kuboneka kose muri iki gihe kuko imvura yaraguye, ahasigaye ubwatsi buramera, umukamo rero uri kwiyongera. Umukamo iyo tuvanga umukamo urahari dushingira ko dusanga tubona mu gihe cy'impeshyi. Mu gihe cyashize litiro umworozi bamuhaga ku 130, none buno Mukamira yaratwegereye Dairy yaratwegereye buno litiro ni 280. Iyo bahumuje barayabanjura bitarenze saa 4 za mu gitondo, akaba yagejejwe ku ikusanyirizo rya Nyirabihururu ahapimwa ubuziranenge, ubundi imodoka za Mukamira zikayajyana ku ruganda aho atunganyirizwa. Umucungamutungo w'iri kusanyirizo rwa Jonge Toneste avuga ko aho igiciro cy'amata kizamutse, litiro y'amata ikagura amafaranga 300, akanyamuneza ni kose ku borozi kandi ntayo bakigurisha kuri magendo. Amata yazamukiye hari cyongereye kuko twakiraga nk'amaritiro 1000 ariko tugeza ku 1500, twumva rero ko ari cyongereye kandi bitangiye vuba bigaragara ko n'ubundi bizakomeza kwiyongera. Nubwo imodoka za Mukamira Dairy ziza gutwara amata ntizigera neza aho ikusanyirizo riri bitewe n'imihanda ikirimo gukorwa, ariyo mpamvu uyu mucungamutungo asaba aborozi kumva neza hashingiwe ku bwumvikane bagiranye ikiguzi gito cy'ubwikorezi bakata. Usibye ko hano n'ubundi dushyiraho transport kugira ngo itware amata yageze hano dukonjeshereza ara kurigira amata, ni koperative iri hano ku Gakamba. Ubwo rero hakavamo 10 yo kuyaterereza, ubwo aracyari mwengameze n'ubundi kuko tuyabanza kuyaterereza kugira ngo takonjeshereza hano kukusanyirizo. Ku kibazo cy'imihanda, umuyobozi w'akarere ka Nyabihu wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habanabakize Jean Claude avuga ko iri gukorwa bitarenze uyu mwaka izaba yarangiye.
binashingiye ku miterere y'aka karere kubera ko ni akarere k'imisozi miremire, ni akarere gahura n'imvura nyinshi ku buryo n'ibikorwa nabyo mu gitondo ushobora kubona byagize ikibazo kubera imvura iba yaguye. Ariko hamwe n'ubufatanye bw'abakora imihanda natwe imikoranire hagati yo gukurikirana bigatanga icyizere ku buryo twizeye yuko muri uyu mwaka wa 2023 iriya mihanda igomba kuba yuzuye burundu. None kuva aho imihanda yo mu bikuyu bya Gishwati ku gice cya Nyabihu itangiye gukorerwa byatumye umukamo w'amata wiyongera, byorohereza uruganda rwa Mukamira. Ingano y'amata rwakiraga irazamuka igera kuri litiro hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 40 ku munsi, ivuye kuri litiro ibihumbi 20 bakiraga ku munsi. Freddy Ruterana mu Gishwati mu karere ka Nyabihu. Reka amakuru tuyakomereze mu burasirazuba bw'igihugu, aho mu karere ka Kayonza muri aya masaha hari kubera ibiganiro byaguye ku burezi bihuriza hamwe abayobozi b'ibigo by'amashuri, abashinzwe uburezi mu mirenge n'ubuyobozi bw'akarere. Turi kumwe na John Bicompaka. Ibi biganiro bigamije iki? Mwiriwe mbere na mbere. Yego. Ibiganiro haraganirwa ku ngingo nyinshi, ariko cyane byibandwaho nuko igihembwe cy'ubushize cy'amashuri cy'ubushize cyatangiye nako cyasojwe cyangwa se ko cyagenze muri rusange, ariko nanone banitegura n'igihembwe kizatangira kuri uyu wa mbere. Hakaba rero muri gahunda ziganirwaho ni ibijyanye na school feeding ni ibingibi byo kugaburira abanyeshuri ku mashuri. Hanyuma hakaza no kuganirwaho ni icyo bita school mode guide. Iki ngiki ni ijyanye no guhuza imyigire n'imyigishirize. Nkaba ngira ngo ndi kumwe na Innocent, akaba ari umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka Kayonza, kugira ngo adusesengurire iki ngiki ubundi ni igiki. Murakoze cyane. School mode guide ni document ikubiyemo uburyo amashuri yo muri Kayonza yose agomba kuba ameze, ndetse ahangaha ikintu tushingiraho cya mbere ni imyitwarire, tukishingira ku mibereho, aho iyo dokima igaragaza uburyo ishuri ryo muri Kayonza rigomba kwitwara ndetse n'ibyo rigomba gushingiraho koko kugira ngo ribe model school, ribe ishuri ry'icyitegererezo. Tuvungurire muri bikeya iryo shuri rigomba kuba ryubahiriza cyangwa rikurikiza. Murakoze cyane. Iyo ufashe ishuri rimwe ugafata n'irindi, hari igihe usanga bifite itandukaniro, ariko ahangaha hari gahunda ya school feeding. Ubu ngubu izazikorwa mu buryo bumwe, ku buryo hashyizweho nimba ifunguro ry'umunsi ari iringiri iryafashwe ku kigo iki n'iki ifatwe no ku kindi kigo. Hanyuma ni ikintu kijyanye nanone n'amahugurwa y'imyigire n'imyigishirize. Ibyo ngibyo nabyo byose bikazaza bikorwa kimwe, hatitawe kuri porogaramu y'irindi shuri. Hanyuma ibyo byatanga iki mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere kizagaragara, hazaba hariho eco performance, bivuze ko amashuri yose azazamuka mu bushobozi bumwe, ndetse mu mitsindire nta shuri rizaba riri hejuru y'irindi. Abanyeshuri bose kuko bazaba bagendera kuri gahunda imwe, bazaba bafite n'uburyo bwo gutsinda bungana. Hanyuma wenda akabazo k'amatsiko, urabizi ko muri Kayonza kimwe n'ahandi hose higeze kuba icyo bita bando scolaire cyangwa se abana bataye ishuri, ubu bihagaze gute? Murakoze cyane. Icyo kibazo cyaragabanutse cyane. Ubundi twakundaga kugisanga mu mashuri abanza, ariko ubu ngubu ukurikiranye urasanga cyaragabanutse. Kuko mwabigenje mute? Hari gahunda ya leta ijyanye n'ifunguro ry'abana ku ishuri, ndetse n'uburyo leta yagabanyije umusanzu w'ababyeyi. Aho ngaho rero byatumye abana baba benshi, ndetse bituma n'umubare w'ishuri ugenda wiyongera. Yego. Ferdinand, ni ibiganiro bigikomeza, ubwo nitumenya n'ibindi byisumbuyeho turagenda tubibabwira uko amasaha agenda kurya. Urakoze cyane John Bicompaka. Murakoze namwe.
John Chomaka ari mu karere ka Kayonza n'ibiganiro n'ubundi ku ngingo irebana n'uburezi. Ahandi havugwa amakuru atandukanye ni mu burengerazuba bw'u Rwanda aho abanyarwanda bajya i Burundi banyuze ku mupaka wa Ruhwa ubwo batangiye kwambuka batishyuye ibihumbi 15 byo kwipimisha COVID-19 basabwaga mbere. Gusa ariko umunyamakuru wacu uri kuri uwo mupaka aravuga ko abantu bakiri bake cyane kuko ntibarabimenya ari benshi nkuko arimo kubitubwira. Ubwo nitumubona turuze kumuvugisha kugira ngo atubwire mu by'ukuri uko bihagaze muri aya masaha. Mu gihe tutaramubona reka twongere turebe ibitekerezo by'abadukurikiye icyo birimo kuvuga. Harimo uyu witwa arabonetse Eugene twibandire wiriwe. Mwiro neza Ferdinand. Uri neza ku mupaka wa Ruhwa? Ndi ku mupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi mu murenge wa Bugarama niho bumagaze neza. Neza. Amafaranga bakwaga yo kwipimisha COVID-19 ajya mu 15 yamaze gukurwaho. Haraho muri kumwe ngo batubwire uburyo babyakiriye. Yego nibyo nubwo bataraba benshi ariko barimo kwambuka bake ariko ni ibintu bakiranye umutima mwiza cyane bavuga bati amafaranga kuyabona ubwabyo cyari bigoye kandi hari igihe umuntu akenera kujya kenshi. Mama uraho neza? Naho. Mwaka mushya muhire. Twese. Tuye mu Rwanda. Ugiye hehe? Ngiye mu Burundi. Aha. Amafaranga matanga kuri COVID-19 yavuyeho. Inkuru mwayimenye mute? Twayimenye kuko abantu bayihererekanyije turabwirana. Ubejo twari tuzi ko twishura ayo mafaranga ariko twaje dufite izishimo kuko tutari buyishure. Ubu kumva ko mutanyije kwishyura amafaranga mbere mwayishyuraga mwajya mujyaho kenshi cyane noneho? Oya ntabwo twajyaga kenshi. Ubu ngubu ndavuga ko mujye kongera ingendo. Ubu tuzakomeza tugende tuzongera ingendo kubera ko ayo mafaranga yari menshi. Kuko abantu bataraba benshi cyane harimo abantu batabizi. Harimo abatarabimenya. Nabimenye yuko ngeze ku mupaka ejo nambuka i Kongo. Nahuye n'abari kuza hano baravuga ngo igipimo bagikuyeho. Ayo mafaranga urumva yiyongereye mu mibare wari ufite usanzwe ukoresha. Yego. Ubu ugiye muri katiye? Ngiye mu Kanyosha. Ferdinand uko bimeze rero umwe mu babyeyi bari kwambuka harimo abantu bo kujya baza umwe ntabwo baraba benshi cyane ariko nabo twaganire kare bamaze gutambuka ni inkuru bakiranye na yombi bishimiye ko bagiye kujya bajya hakurya bakanagaruka nta mafaranga bakwa nkuko byari bimeze mbere. Urakoze cyane Theogene.